Haleluya, Yesu ashimwe. Ni David uko muri kubibona, nejejwe n'Imana mu mutima muri iki gitondo cyiza kitazagaruka. Tugiye kuganira ijambo ryiza tugiye gusanga muri Zaburi ya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haragira hati: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, n'ahagarariye mu nzira y'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ijambo rya rineza cyane, nawe rikunezeze muri aya masaha. Yatubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nticarane n'abakobanyi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Nawe mu ruhande rwawe cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi, ntujye ukurikiza imigambi y'ababi, ntiwicarane n'abanyabyaha. Aho abantu bari kugambana cyangwa se ahantu bari gukora ibibi, ntukaje ujya muri ibyo. Uje umenya ko ibyo ngibyo bidakwiriye. Nuba wagiye mu nzira z'ababi, nuba wagiye kuvuga nabi, nuba wagiye kugambanira bagenzi bawe, uje umenya yuko ibyo byose ari bibi. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo hahirwa uwo muntu udakurikiza iyo migambi y'ababi, nticarane n'abakobanyi, ntahagare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Ese amategeko y'Uwiteka ni ayahe? Amategeko y'Uwiteka harimo ntukice, ntukibe, ntukabeshye, ntukavuga ibyo byose. Ayo mategeko nuba uyafite ku mutima wawe, uzajya kubeshya umenye ko havuga ngo ntabwo nkwiriye, uzajya kumenye ko havuga ngo ntabwo nkwiriye. Mu yandi magambo, amategeko y'Uwiteka yibwire ku manywa na nijoro. Amen. Iri jambo rijya rineza cyane kandi nawe rigufashe. Tugeze hepfo ku murongo wa gatatu, turavuga ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Amen. Mu buzima busanzwe, igiti cyatewe hafi y'umugezi, abari gukurikira ino video ibiti barabizi, n'umugezi barawuzi. Uje ubasha kubona yuko igiti kiri hafi y'umugezi ntabwo cyuma, izuba rirava ntabwo cyuma, imvura iragwa ntabwo cyuma, kandi buri gihe cyose kibasha kwera. Nshatse kuvuga ngo rero nawe uzahwana n'icyo giti cyatewe hafi y'amazi, kuko utakurikije biriya byose. Cyera imbuto mu gihe cyacyo, uzagirirwa neza mu gihe cyawe. Ibibazo bizaza, ntabwo uzahura n'ibibazo. Ibibazo bizaza, ntabwo bizakugeraho. Izuba rizava byishe benshi, ariko kuko wirengagije bya bindi byose, ntabwo bizakugeraho kuko wasenze Imana. Tugeze hepfo aratubwira ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nudakurikiza iyo migambi mibi, nudakurikiza izo nzira z'abanyabyaha, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Wacuruza inyanya ukunguka, wacuruza amakara ukunguka, waba uri mu kazi kawe ugakundwa, waba uri kugenda Imana ikagusiga amavuta y'igikundiro, kuko wemeye kureka ibyo byose, kuko wemeye kureka ibyo byaha. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza, kubera yuko wemeye gusenga, kubera ko wemeye kureka ibyakunezezaga. Pawulo wabivuga neza, aravuga ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo kugira ngo ndonke ubwami bw'Imana, cyangwa se ndonke kugirirwa neza kwa Kristo. Nawe senga Imana, wirengagize ibitayinejeje byose. Uzahwana n'icyo giti cyatewe hafi y'umugezi, kandi icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Abantu batangire bakwibazeho, abantu batangire kuvuga ngo mbese uriya ko atajya ahungukirwa, uriya ko biriya bitajya bimugeraho, nuko wasenze Imana ukayizera. Iyo utindanye n'Imana, ijya ibasha kukugirira neza. Iyo utindanye n'Imana, ijya ibasha gusiga amavuta y'igikundiro. Iyo utindanye n'Imana, ugira itandukaniro ryawe n'abanyamahanga. Gira umuhatire wo gukora ibyiza, ibibi bisiga inyuma. Imana izakugira neza kandi Imana izabana nawe. Iri jambo ritekerezeho. Niba ugize icyifuzo cyo kuba wumva ugiye gukora ibyiza, ibuka bireka. Icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Murakoze.